byo ni ibyago n'amakuba ku buryo budasanzwe. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batatse abarwanyi b'umutwe wa 23 n'imbaraga zose zishoboka mu rwego rwo kubambura Minembwe yose. Ubu amakuru avuga ko ari ibice byafatiwemo abaturage b'Abanyamurenge bafatwa bugwate n'inyeshyamba kugira ngo bakumire ndetse basubize inyuma ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabagabyeho ibitero. Ariko ibi FARDC yavuze ko ifite uburyo igiye kubikoramo ikambura abaturage izi nyeshyamba. Bene iyi miryango yafashwe n'abarwanyi 23 bari batabaza ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga ko aribwo bwonyine bushobora guhagarika ibikorwa by'abarwanyi bama 23. Tukiraho kandi ndaza kukubwira ko makuru akomeje kumenyekana kugeza kuri ubu ngubu haje icyiciro cya kabiri cy'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri aya masezerano ya kabiri ibice bikomeye cyane biri mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu, ubwo binajyanirana n'imijyi nka Goma na Bukavu bigomba gusubizwa mu maboko ya guverinoma mu rwego rwo gushyira ku iherezo amakimbirane akomeje kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ndetse n'umuryango w'abibumbye muri rusange basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza byihuse ibiganiro by'imbere mu gihugu bihuza amashyaka ya politike y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku giti cyabo, agomba guhuza mu by'ukuri ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi bw'iki gihugu. Aya makuru yose turaza kuyagarukaho turebe n'ahandi buce bigiye bitandukanye bukomeje kumvikanamo imirwano uko byifashe. Munyemerere tuze kubigarukaho turi kumwe kuri izi mikoro za Region Info hamwe nanjye Bosco umutaramu cyane. Mu by'ukuri tureba uko byifashe uyu munsi, tukaba turi tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 rwose. Akaba aribwo tugarutse muri studio tugiye kureba uko byifashe. Ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se s'abone ni kuri yo buto itukura, ubundi dukomeza urugendo rwacu rw'amakuru n'ibiganiro hama mu by'ukuri tukimatatura tudondosha. Reka duhere kuri amakuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana nk'uko bivugwa. Kilometero ziri hagati ya 7 n'eshanu zonyine nizo zisigaye ngo bondi igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abasore batojwe neza barimo Special Forces, ingabo zo Burundi ndetse n'abami b'urugamba hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wazarendo bagere Minembwe. Ibi byabaye ikibazo kubera ko ahitwa Karingi ya mbere akozwe ibikorwa bikomeye cyane. Gura ku itariki 10 ku munsi w'ejo nibwo amakuru atangiye kumenyekana avuga ko inyeshyamba zo mutwe 23 zanze kuva neza Minembwe ku kabina keza. Ariko ngo byaje kugenda bite? Nuko ariko ku munsi w'ejo hamenyekanye amakuru ahamya neza mu by'ukuri ko abagize iri tsinda ry'umutwe 23 bageze hano muri Karingi ya mbere nyuma yo kubona ko bagiye kwirukanwa ku mugaragaro n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi Minembwe yose bahise bakora ibikorwa byo gufata, ndetse abaturage bivugwa ko abaturage bafashwe mu by'ukuri ari n'abaturage benshi cyane, hanyuma bafatwa bugwate. Abaturage izi nyeshyamba zivuga ko zitazemera kubarekura mu gihe ingabo za guverinoma zitarasubira inyuma ngo zisubire mu bice mu by'ukuri bya Uvira ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Icyakoza aya makuru avuga ko abaturage banga batangiye gusaba izi nyeshyamba kurekura bagenzi babo bakasubira mu buzima busanzwe ndetse bakareka kubitwaza mu ntambara idasobanutse. Amakuru atugeraho avuga ko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri isaha mu by'ukuri mu bafashwe harimo na Twirwaneho, mu by'ukuri bamwe mu barwaniraga uyu mutwe, ariko abandi bakavuga ko bishoboka cyane ko byaba ari amayeri mu by'ukuri yaba arimo gukoreshwa hagati aho ngaho kugira ngo mu by'ukuri babashe kwihagararaho mu gihe byagaragaraga cyangwa se mu by'ukuri byabonekaga yuko bari kugenda bamburwa ibice bimwe na bimwe uko bwije n'uko bukeye cyangwa se umunsi ku wundi.
hano muri ibi bice hakomeje kubera imirwano mu by'ukuri, akaba ari imirwaniro yanemejwe n'uruhande rwa guverinoma ku ntego yayo yo kugabanya ndetse no gushyira ku iherezo urugamba rurimo rubera muri ibi bice nyine rwo gusubiza inyuma ndetse no guhagarika abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 kugeza ku duce utwo ari two twose bagiye bigarurira. Uyu mutwe wa 23 uri gukora ibikorwa muri utu duce ushinjwa gukorana n'ingabo z'u Rwanda muri ibi bikorwa bigiye bitandukanye. Cyakoza ubu hari andi makuru atugeraho avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje iterambere n'ahatari muri izi mpande, kubera yuko amakuru avuga ko intambara igikomeje hano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi bikavuga ko amamodoka arimo fuso zigera ku 10 zongereye ingabo. Aya mamodoka akaba yaragaragaye ahitwa i Bukavu yerekeza i Nyangezi, bikavugwa ko ariko ngo ari abandi barwanyi bongeye kugemurirwa intwaro ndetse n'imitutu cyangwa se iminwa y'imbunda za FARDC, kubera yuko ngo ibi bigaragaza mu by'ukuri intsinzi iri kugerwa n'uruhande rwa guverinoma, bikaba igihombo ndetse n'icyo gikomeye cyane ku barwanyi umutwe twaje intwaro 23. Aya mamodoka yagaragaye mu mujyi wa Bukavu yerekeza i Nyangezi, bivuga ko yaragiye gutanga ramforo ku basirikare ndetse n'abarwanyi n'ubundi bahari hano Nyangezi, mu gihe aka gace katatswe ku buryo bukomeye cyangwa se budasubirwaho n'abarimo Wazalendo. Amakuru akavuga ko aya makamyo yarapakiye mu by'ukuri ababarirwa hafi mu bihumbi 2,500 ngo byatekerezwaga ko bari berekejwe muri bice kujya gufatanya n'abandi bahari mu guhangana n'umutwe wa 23. Bamwe mu baturage kandi bakaba baragerageje gufata amavideo, ni nayo mpamvu tuza kuyashyira cyangwa se kuyarungika muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Buri mutaramo wese asabwa kunyarukiraho aciye mu by'ukuri munsi y'umutwe w'inkuru muri comment, hanyuma akabona link tuba twabashyiremo akabasha kujya kwirebera iyo video. Mu by'ukuri ni video nanjye yaje kuntera ubwoba rwose. N'amakamyo ntabwo ari aya makamyo ya gisirikare cyangwa se mu by'ukuri yamumenyereye y'abasirikare, ahubwo n'amakamyo asanzwe ya fuso, aya ngaya atunda imicanga. Mu by'ukuri buri kamyo ubona ko harimo nk'abagera kuri 80 bose rwose ubona ko abangaba bari berekeje ku rugamba, ndetse n'amakamyo yagendaga afite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru, ubona ko rwose nyine muri iki cyerekezo barimo berekezamo cya Nyangezi rwose bagiye bavuga bati tugiye gukora ibi ngibi, cyangwa se hagiye kubaho icyo twakwita nk'urugamba, nk'urugamba kabisa. Nuko byifashe aho ngaho naho nyine na makuru aba akomeje kugenda amenyekana, uba ugomba kuhamenya kuko nk'iyi diploma militaire M23 ikoze aba ari ingenzi ko buri mwari wese ayimenya, buri mwari wese ayimenya rero. Ariko kandi nanone igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bavuze bati nta kintu ubu ngubu ntabwo badufite, dufite imbaraga, dufite abarwanyi cyangwa se dufite abasirikare, dufite igihugu kidushyigikiye, dufite intwaro, dufite ubufasha bw'amahanga, hari Wazalendo, hari abaturage badushyigikiye. Ati byonyine kuba turi kurwana urugamba abaturage badushyigikiyemo birahagije ko tugera ku ntsinzi. Abangaba 2,500 bagejejwe muri bice mu gihe 23 iherutse gukora pass out y'abagera ku 7,532. ngira ngo ku munsi w'ejo nabigarutseho babwira uko byifashe, nabigarutseho mbabwira uko byifashe. Bero ko tugaruka kuri imijyi ya Goma ndetse na Bukavu, reka nkubwire Minembwe mw'abantu mwe, uyu mutwe wa 23 kuri murakora ibikorwa byo kwicukurira icyobo, kuri murakora ibikorwa rwose mbona bigiye kwishyira mu byago bikomeye cyane. Ngo ku munsi w'ejo nk'uko nabikubwiye tariki 10 Gashyantare nibwo abarwanyi batangiye gufata abaturage mu by'ukuri kugira ngo babakangishe ko mu by'ukuri nibaramuka barenze ibyo bice batifuza ko FARDC rengamo bashobora kugirirwa nabi. Ibi rero bishobora kubashyira mu kaga gakomeye cyane ku buryo budasanzwe. Ngira ngo namwe murimo murabyumvira ko mu by'ukuri bishobora kuba byababera mu by'ukuri byo bavuga ngo ni amazi n'ibisusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziri kwivanga mu buryo bwa gisirikare
zatangaje ko ziteguye kwivanga mu buryo bwa gisirikare mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo iki gikorwa mu by'ukuri ni igikorwa kitigeze kibaho na mbere, ariko ni igikorwa ngo gishobora gukorwa mu rwego rwo gutanga uburenganzira mu guhagarika intambara iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse no gutanga inzira yo kugaba ibitero mu ifatwa rya Goma na Bukavu. Iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze bati birashoboka vuba bidatinze, nibikomeza kugenda gutya biri kugenda, turaza gukoresha uburyo bwa gisirikare. Narakubwiye Amerika yababajwe cyane n'uburyo mu by'ukuri yasuzuguriwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku bw'izo mpamvu ivuga ko hatabayemo mu guhubuka ndetse no kugaragaza wenda ko ari umujinya, iki kibazo kizakemurwa. Ati gute rero? Ngo iki kibazo mu by'ukuri gishingiye kuri Goma ndetse na Bukavu no mu bindi bice byakomeje kuberamo imirwano, ariko ibyo si byo bya mbere, ahubwo ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga ko zirangije intambara mu by'ukuri zigasinyisha ba kiyongozi, ariko imirwano ahubwo ikaba aribwo yubura, ngo ibyafashe nko gusuzugura mu by'ukuri umwanya wabo batakaje. Ku bw'izo mpamvu Amerika ivuga ko vuba mu cyiciro cya kabiri nk'uko nabikubwiye cy'amasezerano Washington kigiye gutangira mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ubwo ni bya bavuga bati niba binaniranye mu buryo bw'ibiganiro, hagiye gukurikiraho nyine kumvana mu mitsi. Ubu Amerika yemeje ko vuba bidatinze igiye gutangiza uruhare rwayo rwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi bikazifashisha muri offensive ya Bukavu ndetse na Goma. Urumva ni ukongera kwamburiza inyeshyamba cyangwa se kwigarurirwa k'umujyi wa Bukavu ndetse na Goma, bakuramo inyeshyamba za 23 ufatwa na guverinoma. Ngira ngo kandi no ku munsi w'ejo nabwe gahunda iri gutegurwa yifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma mu buryo budasanzwe, cyangwa se mu buryo bw'ubuhanga cyane bugomba gukorwa mu by'ukuri mu buhanga MONUSCO ikabigiramo uruhare, Croix Rouge ariko ya 23 nabo sabana bagiye babishidikanyaho kugeza uyu munsi mubona ko bakiziritse mu by'ukuri hano kuri iki kibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ikibuga cy'indege kizafungurwa. Hagati aho ngaho bamwe mu bakurikirana ibijyanye n'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuze ko ngo hagaragara ibimenyetso bidashidikanwaho simusiga ngo bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ngo hahora humvikana amakuru avuga ko M23 ari ikibazo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ariko ngo habayeho kureba ngo aya makimbirane ndetse n'ibimenyetso ngo biragaragaza ko verisiyo nshyashya iri gutangira igaragaza noneho gahunda yo gusenya igihugu. Ngo ibyo rero mu by'ukuri bigaragara ko bizasiga ingaruka zikomeye cyane, yewe kugeza no ku isi muri rusange. Urumva ko biba bitoroshye hagati aho ngaho, aho kabisa hakomeje kugenda hakusanywa ibimenyetso byose bifatika. Ibyo bimenyetso akaba mu by'ukuri ari ibitegerejwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu minsi yashize. N'ibimenyetso simusiga mu by'ukuri ngo bishobora kugaragaza ko koko izo ngabo z'u Rwanda zaba zirihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri video twavuze igaragaza mu by'ukuri amakamyo yinjira Nyangezi acano muri Bukavu, iyo video muraza kuyisanga muri groupe yacu nk'uko nabikubwiye Songa Mbere. Ari nako kandi mu gihe tugikomeza tugiye kunyarukira ahantu bita muri Warikare ngo mbabwiriraho iby'urugamba ruri kuhabera, ari nako genda babwira ntimukande subscribe, musharing inkuru, like zanyu ariko ko mutari kuzizamura. Ndashaka ko like zirushaho kugenda zizamuka, nako ga fresh gakoreho. Mu by'ukuri nta kintu biri bugutware, nta kintu biri guhombye ndetse na nucyo biri kukwangiriza kugukurikirana amakuru. Gakandeho like bigaragare ko ziyongere. Abatara muri mu mujyi wa Goma mudukurikirana ntimwibagirwe gukanda mu by'ukuri subscribe, ndetse mujye muri comment. Ntago nkiri kubabona bagwarimo bamazirane Conrad kabisa, mwarabuze. Mutara Bosco arabasuza, barimo bakiza Imana. Abantu bari mu mujyi wa Rubavu mutayima kutwereka ko mudukurikiranye. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi comment ko nari kubabonamo byagenze gute. Ndashaka kumenya impamvu kugeza uyu munsi mutarimo kugaragara rwose hano muri comment za Region Info ngo mwifatanye n'Umutara Bosco
mu by'ukuri dukomeze urugendo rw'amakuru, dore ko nta kindi kintu kiba kiduteranyirije ahangaha, ndetse kandi ntago tuzanga kugira ngo duhindure amakuru, ahubwo tuzanga kugira ngo tubagezeho amakuru, ari nacyo benshi mudukunda mukavuga muti kabisa reka tujye tuza twikande subscribe cyangwa se tubakurikirane. Abamaze kubikora bo barabizi, ni wowe usigaye nawe mu by'ukuri nicyo gene nako kajya. Reka tutera icyerekezo aho bita muri Warikare, turebe naho uko byifashe kabisa, wa muntu we kugeza kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa kangahe, kwa kabiri kabisa. Bati Warikare bimeze bite rero? Ngo mu by'ukuri M23 aho bita Minjenje yagabweho ibitero karundura karabutaka, ibitero bikomeye cyane bita ngo injyana muntu. Ibi byakozwe n'iki rero? Ni ibitero byo mu kirere. Ubwo tukivuga mu kirere ngira ngo bumva ko za kamikazi ziba zamaze kwagera, za CH4B, ngira ngo mwumvishe n'izindi drone zamaze kugera ahangaha, zirimo zirakora ikintu bita mu by'ukuri icyo bita kurasa, ngo buriya ngo zikora icyo bita imvura y'amabombe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bagabye ibitero bya drone, ibitero byo mu kirere bakoresheje indege nyine zitagira abapilote. Ibi bitero rero bikaba mu by'ukuri byagabwe ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 ku birindiro byabo. Ibi bikaba byakozwe kuva kuri wa mbere mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none aho bita Minjenje. Bivuga ko mu by'ukuri umudugudu uri hafi ya Meti mu gace ka muri aka gace ka Kisimba cyangwa se muri groupement ya Kisimba mu territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariho hakozwe ibi bitero bikomeye cyane. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ari inyeshyamba nyinshi koko ngo zakomeretse, ngo kandi bamwe ngo bahasize ubuzima, ibikoresho birangizwa. Ubu ngo ku bitaro bikuru bya Mweso mu by'ukuri ngo huzuye inkomere, ndetse yewe n'abandi mu by'ukuri bagiye bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Abita Minjenje, murabizi ko uduce twanga muri groupe ya Kisimba mu by'ukuri twegeranye n'ibitaro nyine bugufi bya Mweso. Ibitaro twanavuga ko byashimuswe n'umutwe bakugera gatatu, n'ahandi bagombaga kuvurirwa. Rero kuri bitaro bikuru rero mu by'ukuri ngo hakaba ariho haje kwerekezwe ababashije kugira iki gukomereka, ariko batasitse ubuzima nyine, kuko ngo benshi kabisa bagiye mu by'ukuri murabizi ibitero by'indege ukuntu biba bimeze ntabwo biba byoroshye. Ibitero by'indege ni ibitero rukokoma. Ibi rero ngo byahageze nk'abantu mwe bikora ibara muri M23. Ubu ngo ni amarira n'agahinda kuri uyu wa gatatu, ni amarira n'agahinda rwose, kuko ibitero bibaye mu gihe imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta yongeye gukaza umurego. M23 njya murabizi ko imaze iminsi yikashya, ariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mw'abantu mwe nabonye ko yazanye systeme nshya, sinzi niba namwe mwarabibonye. Iyi systeme bazanye ikunze gukoreshwa n'ibihugu byo muri za Israel muri zira ntambara. Ni systeme ivuga uti rero twebwe tugomba gutsinda urugamba kandi tugatakaza bake, ariko kabone niyo twashora byinshi. Mu buhe buryo rero? Bamaze kugaragaza ndetse no kwerekana ko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo bagikeneye kurwana rwa rugamba rwo gufata abasore, abana ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaraso y'igihugu azagira igihugu akamaro ejo n'ejo hazaza, ngo baherekeze kujya guhangana n'inyeshyamba. Gute se ko badakeneye matekwa? Ikintu bari gukora, bari gufata izi ndege, noneho nta nubwo bikiri ngombwa ko bafata Sukhoi. Nta muturage n'umwe, nta mwana n'umwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kongera gutikirira muri iyi ntambara. Mu buhe buryo rero? Menya ko Sukhoi ntabwo zikiri guhagurutswa, kuko nazo ziba zifite abazitwara, ahubwo bari guhagurutsa drone. Ati dufite amabuye, dufite ubutunzi, ntabwo tuzabona amafaranga yo kugura drone, niba irasa tuzaza nindi. Ubu ngo Kinshasa mu Burundi hapakiye ikintu bita drone simusiga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba kwifashishwa muri imirwano kugeza urugamba rurangiye, keretse aho bizaba ngombwa. Nk'ubu nkanga mu Minembwe mu by'ukuri kubera ko irondo ryivanze ribisambo, abasore baravuga bati mwerekezeyo mugende mu by'ukuri mutabare na bari abaturage barimo baragenda bashimutwa kabisa. Aho ngaho nyine urumva ko babikenewe. Ubu rero kabisa abasore bakavuga bati twebwe urugamba turarurwanisha indege kabisa, kama mbaya ikiba kibe. Ni nako kandi biri kugenda ngira ngo muri mu mazi iminsi mubona
ko M23 yagize icyo gikomeye cyane muri uru rugamba. Kaninge rero abasore rero nanone ubwo tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo ari naho ibintu bikomeye, abasore bagaragaje ko biteguye rwose nta gushidikanya guhagarika ikintu bita mu by'ukuri M23 aho yashimuse abaturage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje cyangwa se zateguje icyiciro cya kabiri cy'amasezerano mu by'ukuri cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bijyana no kwambura M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Naho kandi nanone reka twerekeze no ku zindi ngingo, ntago twigeze tubagirwa ku byo MONUSCO cyangwa se n'umuryango w'abimbye bari gutangaza. Ndababwiza ukuri amakuru yose tuba tuyazirikana. Kuwa mbere tariki 9 Gashyantare ubwo bahuraga na Jean Pierre Yakuru, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, wari mu ruzinduko i Kinshasa, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye ko MONUSCO yakoresha ubuhuza bwayo igasaba Perezida Felix Tshisekedi ngo ikamwinginga gufata ingamba zose zigamije kugabanya umwuka mubi uri mu rwego rwa politike. None se ubundi ubwo mwuka si bo bawuteza, ko ari bo batavuga rumwe na leta? Ariko kandi nanone ibi bishobora no gushingira ku baherutse gutabwa muri yombi bivuga ko barimo bagerageza ibikorwa bitari byiza, nyirango no mu nzego za gisirikare murabizi ko byabayeho. Abahagariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atandukanye arimo SD, Ensemble pour la République, PPRD ndetse n'andi agiye atandukanye n'ihuriro ry'amashyaka bahuye na Jean Pierre Yakuru bamugezaho uko babona uko umutekano n'imibereho ya politike bihagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jean Baptiste Kasekwa, Vice Perezida wa mbere wa SD, yavuze ko ngo muri ibyo biganiro bagaragaje ko ibiganiro biri kubera i Doha na Washington bitakemura byimazeyo imizi y'ibibazo byateye ikibazo kiri mu gihugu. Yavuze ko ngo hakenewe inzira irimo buri wese, ariyo mpamvu basaba ko haba ibiganiro byimbitse kandi byitabirwa n'impande zose, ndetse hakanashyirwaho igitutu ku mutwe wa AFC 23. Uyu muyobozi wa SD ngo asanga amasezerano y'Idoha akwiye kugaruka gusa ku guhagarika imirwano ceasefire cyangwa se CCRF no gushyira mu bikorwa icyemezo nimero 2573 cya Loni. Ibindi bibazo byose ngo byakwiye kuganirwaho mu biganiro rusange byitabirwa n'impande zose. Yongeye ko ngo banasabye MONUSCO ngo kwihutira gutabara Uvira hagamije gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano. Ngo basabye kandi uburyo bwose bwakoreshwa Uvira bwakwagurirwa no mu tundi duce. Ngo uburyo bwose bwakoreshejwe Uvira bukagurwa no mu tundi duce, umutekano muke ndetse uko ku kibazo cy'umutwe wa ADF cyahabwa agaciro kari, kuko ngo abaturage benshi bakomeje kwicwa nawo. Jean Pierre Yakuru akomeje ibiganiro Kinshasa ndetse aho ateganya guhura n'izindi nzego za politike kugeza no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Mu by'ukuri ibi byose bigakorwa mu rugendo rwo gushakira rero igihugu amahoro, mu rugendo rwo gushakira igihugu amahoro rwose, kugira ngo ibibazo bikemuke abaturage babone amahoro. Tukiri kubivugwamo rero n'umuryango w'abibumbye, unyemere nibi mbikugezeho tunagenda tugana ku musozo niba tugera tugana ku musozo ukaba utarakanda subscribe n'akazi kawe. Reka rero dukomeze nkubwire uko byifashe n'ibi ngibi, nkubwire uko byifashe kabisa nk'abantu mwe, uko aya makuru atugera ari kuvuga ngo umuryango w'Ibyunzwe ni washimye ko Angola yiteguye gufasha mu gutegura ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'abanyekongo bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko hari ibihugu byabaye intwari muri iki kibazo, na Angola ikomeza kugaragaza ko ishishikajwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona amahoro. Umuryango w'Abibumbye washimye ubushake bwa Angola bwo gutanga umusanzu mu gutegura ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'abanyekongo bose. Ibi byatangajwe ku wa kabiri tariki 10 byatangajwe kuri wa kabiri tariki 11 Gashyantare i Kinshasa na Jean Pierre Yakuru, umuyobozi wungirije w'umuryango w'Abibumbye. Ahubwo byatangajwe kuri wa kabiri tariki 10 Jean Pierre Yakuru, umuyobozi wungirije w'umunyamabanga mukuru wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, nyuma y'inama yagiranye n'inzego zitandukanye z'imibereho n'iza politike zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu. Jean Pierre Yakuru yagize ati
ku bijyanye n'imbaraga zigamije kugera ku biganiro twakiriye neza kandi dushyigikiye ubushake bwa Angola bwo gufasha gutegura ibiganiro biriweho n'impande zose. Amashyaka menshi ya politike abitezeho byinshi. Uruhare rw'undi muntu utabogamye n'ingenzi cyane, kandi Angola ishobora rwose kubigiramo uruhare rufatika kugira ngo iyo ntego igerweho. Yanongeyeho ko MONUSCO izashyigikira intambwe yose izaterwa, cyane cyane mu kugenzura niba amasezerano yo guhagarika imirwano yubahirizwa. Yagize ati ikintu cy'ingenzi cyane ni uko imbaraga za diplomasi zikomeza kongerwa kugira ngo ibyemezo byashyizweho bishyirwe mu bikorwa, cyane cyane ibijyanye no guhagarika imirwano. Byongeye kandi MONUSCO igomba kuba yiteguye, ihari kandi ikora ku kinyamwuga mu gushyigikira izo ntambwe. Turakora tugamije gukora neza ndetse no kubahiriza inshingano twahawe n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Ngayo nguko rero, mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana. Turasubira amasaha ari imbere tureba n'ibindi bigezweho. Nyina Bosco Musara mu cyane, ciao ciao.